Inductor ni electronic component yifashishwa mu kuba ya create icyo twita protection, kandi igakoreshwa muri nabyita kongera umuriro cyangwa kuba wawugabanya bitewe n'uburyo bikoreshejwemo, cyane cyane iyo hubatswe ibyitwa transformer. Inductor ni component ubona yo hano kajya kumera nk'ingata ariko ikozwe n'insinga nyinshi ubona zisa n'iziboheranyije. Iyi inductor ikintu ikora katubare ko iyi ari core. Akenshi inductor ziba zikoreshejwe icyitwa ferrite core. Inductor rero urutsinga rumwe ruza bakaruzingirira kuri iyo core rugasohoka. Hano ikintu kiba ni iki: inductor iyo iramutse bayinjijemo umuriro uri wose, iyo hano hinjiyemo umuriro, hano itangira gukereyamo magnetic field, itangira kwikereyamo magnetic field. Ibi bintu bikadufasha iki? Ibi bintu ikintu bidufasha, iyo inductor iri gukereya magnetic field, hariya iba iri gukereya icyo twita nka protection, ariko n'igihe hano iri gukora yonyine. Reka ndembaho urugero rw'ahantu ishobora gukoreshwa iyi protection. Iyi protection ya inductor ishobora gukoreshwa, katubare ko iyi ni circuit yacu. Iyo mvuze circuit ni uburyo uba waragiye uteranya amakomponenti y'ubundi bugiye ugamije gukora wenda sharijeri, ugamije gukora nk'akaradiyo, noneho ahantu hinjije umuriro ukagenda ugashyiramo ka inductor kawe. Inductor symbol yayo ni iyi ngiyi, ugagashyiramo gutya. Wowe ikintu ukora woherezamo umuriro, noneho igihe muri iyi circuit habayemo ikibazo, hakazamo icyo twita short circuit. Short circuit niyo mukunda kumva bavuga ngo ni kurusirikwi, igashaka gushya. Aho kugira ngo ishye, iyi inductor ihita iba active, igatangira gukereya za magnetic field twabonye. Iyi kereza magnetic field, iyo ubwayo itangira kumera nk'aho iri gukonsoma none uriya muriro, ariyo ubwayo iri gukonsoma umuriro, bivuze ko ya short circuit yabayemo hano nta kintu bigiye kwangiriza, ahubwo inductor niyo ubwayo noneho itangira kwikonsomera umuriro. Bivuze ngo byari ibintu bibiri, twaba dufite circuit tukagira na inductor. Circuit iyo iri gukonsoma umuriro bisanzwe, noneho mu gihe iri gukonsoma umuriro iza kwangirika. Iyo habaye short circuit ni nko gufata izi nsinga ebyiri hano ugahita uzihuza, nicyo kintu bisobanuye. Urumva short circuit nta rundi rugendo rw'umuriro usibye ko tamino z'umuriro zahuye, positive na negative bigahita bihura. Iyo bimaze guhura, ikintu gihita kiba ni iki: ya inductor ibisigaye ari nzima, itangiye gufata wa muriro igatangira kuwukonsoma, ikajya iwufata igahita ihinduramo magnetic field, igahita ikerera magnetic field muri yo. Icyo gihe kiba ni iki: ni uko ya circuit yacu ntabwo ikomeze gushya. Ibintu bikoze ntabwo bikomeze gushya kubera ko umuriro harandi hantu uri kujya, ntabwo ukiri kuza guteza ibibazo muri circuit. Urumva aho ngaho bikoze nk'aki, nka protection. Nanone ahandi hantu inductor iba ishobora gukoreshwa atari ari protection, hari igisa na inductor. Urugero nko ku mugozi wa mashini, ahantu ujya gucomeka mashini, hari igihe ugasanga hariho akantu kameze nk'umukara ariko kazengurutseho nyine unakabyimbye ku mugozi, ukibaza ngo kari akantu ni agaki. Kano kantu ikintu kaba gashinzwe, ziba ari insinga nyinshi zinyuramo zitwara amasinyari, bitewe nyine uba ari umuriro uriye. Ariko n'igihe usanga no kuri iriya migozi yitwa VGA, ahantu iri ukagenda ugasanga hariho akantu kameze nk'akabyimbye kameze kuriya. Katubarire kuri VGA, ni umugozi uhuza CPU ya mashini ndetse na screen, urumva gucamo amasinyari atwaye amashusho. Iyi inductor hano ikintu ibishinzwe ni iki: ni ukugira ngo amasinyari ari buze kujya acamo ariko adakenewe. Nabibetse ko hari frequency ziza ariko zidakenewe. Hano ikintu inductor ihita zikoresha ni iki: itangira kuzikiriyamo magnetic field kugira ngo nyine zikomeze zijye muri screen yacu y'imashini, zigire ibyo zakangiza muri yo circuit. Iyi kuba bashyizeho, urumva baba bakiriye icyitwa inductor, itangira kuba yabyara magnetic field izikomeza frequency zidakenewe kugira ngo zitagira ibintu zangiza muri circuit. Urumva iyi ngiyi ni protection ubwayo. Aho ngaho niho inductor ikunda gukoreshwa, ikagira unit ya Henry. Buriya inductor unit yayo ni Henry. Henry nyine izina Henry niko unit yayo yitwa, international unit.
rero inductor hari n'ahandi hantu henshi ikoreshwa nko kuri za transformer, buriya hakoreshwa inductor. Transformer iba yubatswe n'ama inductor, hari n'ayo ikoreshwa nko kuba yakora nk'ama antena, cyane cyane nko mu bintu bijyanye n'amaradiyo bakunda gukoreshamo ama inductor wenda ashobora gukora nka antena somehow, bitewe n'iyo radiyo uko iteye, niba ari transmitter niba ari receiver, cyangwa bitewe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bakaba bakoreshamo ama inductor. Ndagushimiye twabanye muri class yacu uyu munsi, twavuga kuri inductor. Niba hari ikintu udasobanukiwe ujye muri comment ubaze, kandi niba wasobanukiwe ni byiza. Iyi ni channel yanyu Titan Menya TV, iyo utarakora subscribe kandaho ufunge n'akazogera kugira ngo andi masomo azajya ajyaho uzajya ubona uri mu ba mbere. Duhure muri video zacu zo gutaha. Ciao.